reka mbabwire ibi mbibabwire mu byumve. Umuntu ashobora kuba mu mudugudu ari umujura, ariko ntabwo bisobanuye ko umudugudu ari abajura. aha hantu abantu babyumve neza, aha hantu abantu babisobanukirwe. Kandi reka mbabwire, ntimugafate ibintu ngo mubyitiranye mushake kuvanga ibitavangwa. Oya, ibyo bintu ntibishoboka. nimba umuntu aba mu mudugudu runaka akaba ari umujura, ntabwo bisobanuye ko umudugudu wose ari abajura. Ibi ni byo abantu bajya bishuka, ibi ni byo abantu bajya bibesha, bagafata amakosa aba mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, bagafata abanyamakosa bo mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, barangiza bakitiranya itorero ryose bakavuga ngo itorero ryabaye abanyamakosa. Ni ukubera iki mushobora kuvanga ibitavangwa? Ni ukubera iki mugenda mugaca ibikuba mukavuga amagambo adakwiriye? Maze hariho abantu bamwe bigize ba nyirandabizi, bigize abanyabwenge, bafata amagambo amwe n'amwe mu byanditswe byera bagahera ko bavuga ngo itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni, maze bagakora amakosa atangaje, bagakora amakosa yo gutuka umwuka wera, bagakora amakosa yo kwandagaza inyandiko zera, maze bagahamagarira ubwoko bw'Imana gusohoka mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi. Umuntu wese ufite iyo myumvire, umuntu wese ufite ayo magambo, umuntu wese ufite izo nyigisho, ndamumenyesha neruye ko nkurikije ibyanditswe byera nawe asoma uretse yo kwirengagiza, ni umunyamakosa, kandi umwuka w'Imana ntazakomeza kumurebera, azamushyiraho igitsure cye, kandi azamushyiraho igihano gikomeye cy'uko ahamagarira abantu gusohoka mu itorero ry'Imana. Kandi inyandiko zivuga ngo mugomba guhagarara mu kuri kandi mukaguma mu itorero ry'Imana, kandi itorero ry'Imana, itorero ryasigaye, itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, nk'uko biboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10 ndetse ugakomeza, niryo torero ryonyine ryahawe umucyo, kandi niryo torero ryahawe ubutumwa buheruka, ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo kubwiriza abantu bo mu isi yose ukuri kwa nyuma, maze Kristo akagaruka. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubwiriza ubutumwa buvuga ko itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni, ndetse anashishikariza ubwoko bw'Imana kurisohokamo. Oya, uwo ni umubeshi, uwo ni umunyabinyoma, kandi binakora bizamugaruka. Kandi reka nkubwire, ingaruka z'icyaha ni urupfu. Ubu muri iyi minsi hari kwaduka idini myinshi, umuntu wese aragira ubwenge, araba arangije kaminuza, araba yarize teoloji, nta wundi mushinga afite ni ugushinga idini. Ayo madini garimo kwaduka buri munsi gagamije iki? Nta kindi gagamije uretse kunyunyuza imitsi y'abaturage, maze abantu bakabakuraho amafaranga bitwaje ijambo ry'Imana. Bibiliya yamaze guhinduka urucuruzo, Bibiliya yabaye igishoro gikomeye cy'abanyabwenge, maze abantu binjije mu mutwe, cyangwa se abantu badasobanukiwe n'ijambo ry'Imana bakayoboka bene abo banyamadini, maze bakabakuramo umutungo wabo bitwaje ijambo ry'Imana Bibiliya. Ariko reka mbabwire, ibyanditswe byera muri Yesaya igice cya 20 umurongo wa 8 hari amagambo akomeye atubwira ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira. Ariko ugasanga abantu benshi baragendera mu kigare cyo kumva ngo twakorewe ibitangaza, twabwiwe amagambo meza, twahanuriwe. Ugasanga umuntu yigize umuhanuzi kandi atarigeze abitumwa n'Imana, ugasanga umuntu yigize umunyabitangaza, ugasanga umuntu ari kubesha abantu, akoresha ubukonikoni bwose bwo kuyobya abantu ngo ari gukiza abantu indwara. Kandi nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira, ahubwo bazanyura mu nzira ari abihebe, kandi inzira zabo ntizizigera zimurikirwa n'Uwiteka. Maze muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 8 ho hakatubwira ngo ubu bwoko bunsengera ubusa. Mbese aho ngaho hatubwira neza ko Yesu yaravuze ngo, Yesaya yahanyuye ibyanyu avuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, bansengera ubusa, kuko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu gusa. Niyo mpamvu umuntu wese wo muri iki gihe agomba gushishoza akareba neza niba itorero arizwamo cyangwa idini runaka ibyo bigisha bihamanya n'ijambo ry'Imana. Riboneka mu rwambere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Ahantu hose uzabusengera, ahantu hose uzabubarizwa, haba muri aya madini asanzwe, haba muri aya madini y'inzaduka, uzasanga badakurikiza amategeko y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 8.
se mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 20 ku murongo wa 8 muri Bibiliya ntagatifu, iryo torero iryo dini na nyabinyoma tubivuge tusubireho, ni abanyabinyoma, inzira bajyamo niyo kurimbuka kandi inzira bakujyanamo ni Gehenomu nta yindi. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3 hari amagambo akomeye avuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, umuntu uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo ni umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Niyo mpamvu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa 7 ryahawe umucyo kandi rigahabwa mwuka w'ubuhanuzi kandi rikahabwa umuyoboro wose wo kwigisha abantu kugira ngo bashe gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, akaba ari naryo torero rukumbi rimwe rukumbi Uwiteka yemeye ko rijya ku isi, kandi iryo torero ryatangiye ahagana mu mwaka